Shalom, shalom, shalom. Ni kuri Bisage TV show. Turashimira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo. Turashimira Imana yabanye natwe. Turashimira Imana yatugiriye neza. Turashimira Imana yabanye natwe muri uku kwezi kwa kane. Murabizi ko ari ukwezi kuba kugoye cyane cyane mu gihugu cyacu, ariko turashimira Kristo wabanye natwe akatugirira neza, tukaba tukuvuyemo turi amahoro, tukaba twinjiye mu kwezi kwa gatanu kwa 2026. Rero uyu munsi twaje gushimira Imana yabanye natwe muri uku kwezi kwashize, tuje gutangira ukundi n'ubundi tuyishima. Narababwiye ngo hano kuri Bisage TV show nta kindi ni imbaraga z'Imana. Tuzajya tuvuga imirimo y'Imana, tuvuge kunesha kw'Imana. Rero uyu munsi murabibona ko ntaje ndi jyenyine, n'undi twaje gutarama, ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye. Ya byose abakunzi banjye muramuzi, abamuzi mwandike hasi muri commentaire mubwire ngo turamuzi. Wakwibwira nta mpamvu yo kuvuga. Yitwa Mutoni, ni last born wacu wo mu rugo, ni bucura mbega mu yandi magambo. Ni bucura. Iruhande rwa kamera nawe hari undi muntu nuko adashaka kwivuga, ariko nawe arahari, nawe turamwakiriye. Cameraman rwose nawe turamwakiriye. Imana ikomeze ibane natwe kandi munezerwe, mwishime mwishime mwishime. Abakristo bamenye Kristo, abakristo ba Kristo, mwongere kandi mugaruke ku birenge by'Umukiza, adutunganye, atwiteho, atugirire neza. Shalom, 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 shalom abakunzi banjye, mwese munezerwe. Amen. Yaratwimanye uwo Yesu, ndashiteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ntihagire ikibasha kumara umubabaro. Ndashima umusaraba wa Yesu, ndashima yava nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ndashima umusaraba, ndashima umusaraba, ndashima yava nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Umugabo nta bwenge yagiye nta rwandiko agira ngo arinjira, kuko abandi binjira, nuko ageze
ndashima umwami ariko cane cane ndashima umwami Yesu gira umwete winjiye mu maraso ya Yesu gira umwete winjire mu maraso ya Yesu uzashirwa w'intege mu mutima wanduye mbega urwo rukundo rw'umukiza wacu twarunganye iki nta gihari dufite ibimenyetso birenga kimwe birenga bibiri by'uko uzatugirira neza icya mbere ni uko wadukuye mu isaha y'ibyaha aho twari turi tudafite imana rurema icya kabiri abapfubyi muri twebwe warabayezu urabakuza icya gatatu kuko sinabivuga ngo mbirangize abari ingumba muri twe ubu barahetse dufite ibimenyetso birenga kimwe birenga bibiri byo kuzatugirira neza icya mbere ni uko wadukuye mu isaha y'ibyaha aho twari turi tudafite imana rurema. Haleluya, 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 haleluya. Shalom abavandimwe, turanezerewe, turishimye. Kristo atubereye maso, Kristo ahora atugirira neza.
mbega urukundo rw'umukiza wacu, nta mubyeyi wagukunda gutyo, nta mwene so wagukunda gutyo, nta usibye Yesu waje gusa akitanga akatugirira neza, akadukiza ibyaha by'inkomoko, akadukiza ibyaha by'ababyeyi bacu. Muri iyo miruho Yesu yaturuye, yadukishije ibyaha by'inkomoko, ntabwo twari kuzabivamo. Nimwumve iyo miruho Yesu yaturuye, yadukishije ibyaha by'inkomoko, ntabwo twari kuzabivamo. Haleluya! Yesu yadukishije ibyaha by'inkomoko. Mureke mbabwire ukuntu Yesu yadukishije icyo cyaha cy'inkomoko. Icyaha cy'inkomoko ni icyaha ababyeyi bacu bavukanye, ba sogokuruza bavukanye. Mbega umuryango iriya hirya mu mizi cyane y'umuryango, ariko Yesu araza adukuraho icyo cyaha, araza aratubatura, araza atugirira neza, atwambika umwambaro mwiza w'urukundo. Rero bivuze ngo ku kwezi dutangiye kwa gatanu kubabera ukwezi kwiza ko gukurwaho imiruho na karande, byo Yesu yadukuyeho, yongere kandi ayitubature, yongere kandi aze aturuhure, atugirire neza. Umuririmbyi yavuze ngo mbega umuruho twari turusha, ariko zikwirirwa wirukanka inyoni inyuma y'inyoni. Peter, Imana iguhereze umugisha, wagize neza. Mbega imiruho abantu bari barushye, mbega imitwaro abantu bari bafite, ibaze kwirukanka inyuma y'inyoni. Ngewe Jeanne nari kwirukanka inyuma y'inyoni, sinari kwiyumvamo. N'uwari kuntuma inkoko ntayo nari kubona, wari kuntuma inka cyangwa akantuma intama cyangwa akantuma ihene, ntacyo nari kubona, ariko Yesu yagize neza. Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo inuma inungura nari kuyikurahe, wayikurahe iyo Yesu ataza kumbera igitambo, iyo Yesu ataza kumbera igitambo, inuma inungura wari kuyikurahe, wayikurahe. Nari kubasha kwirukanka, tuvuge ngo amen. Amen cyane. Haleluya. Kristo rero yaraje kugira ngo adukize ibyo byaha byose. Mbega Yesu aho twari kwirukanka Yesu yarahirukanse, inkoni twari gukubitwa Yesu yarazikubiswe, imibabaro twari kuba dufite Yesu yose twateye agatambwe kamwe gusa ko gukizwa. Yesu atera 99 adusanga, atugirira neza. N'ubu ngubu kandi aracyateze amaboko kugira ngo wowe urushe uremererewe, wowe ufite inzitane z'ibigeragezo, wowe uruhijwe n'imitwaro iremereye y'uburyo bwose, Yesu aracyateze amaboko kugira ngo akugirire neza. Wa murwayi we urwaye, wa muntu uwo ari we wese ufite ikibazo, Yesu arahari ku bwawe, Yesu arahari mu byanjye, Yesu arahari kugira ngo atugirire neza. Ngwino kw'isoko ngari, Musaza turayimutuye, ca bugufi w'umutindi we, ca kurirenge ry'umukiza agutunganye. Ngwino kw'isoko ngari, ca bugufi w'umutindi we, ca kurirenge ry'umukiza agutunganye. Yesu mwami, Ay
inkumbuje kunywa meza iwacu mu rusengero mbega no kwamwereza igaburo abantu batabyumva neza. Igaburo ryo mu rusengero rwanyu riza riryoha, igaburo ryo mu rusengero rwanyu n'umushumba wawe. Pastor niduhura rwose mana yanjye tuzanywa igaburo ry'iwacu, turarikumbuye, dukumbuye igaburo ry'iwacu mu rusengero n'abashumba bacu. Mbega ibintu biryoshye. Imana itugirire neza kandi dukomeze duce ku birenge by'umukiza kugira ngo dutungane. Yego. Gwino kwisoko zisawe chabufi wa mutini ayewe chaturire ngezumukiza agutunganye gwino kwisoko kibasha kuchungura sifiti chonangua nizeyu musaraba Hallelujah, Hosanna Zambe Baba, Okoti Kananza, Zambe Mamo. Hallelujah, Hosanna Zambe Baba, Okoti Kananza, Hosanna Zambe. Hallelujah, Hosanna Zambe Baba.
Hari icyo nshaka